kuko ni ukuvuga ngo niba wenda narize mvuge ibi ngibi nibyo bizantunga ubuzima bwanjye buzamuke, warangiza ukabura ka kazi, ukabura ukubaho, kuko edikasiyo mu Rwanda irahenda, edikasiyo irahenda. Niba utangiye primaire segonderi hari icyo usohora, ujya kurangiza nta kintu usigaranye. Turabasuhuje kandi turabifuriza ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media. Twizere ko muri amahoro. Turi kumwe na Hakuzimana Charles Felicien. Felicien na amahoro? Na amahoro. Urakomeye? Ndakomeye cyane. Namwe? Yego natwe turaho. Okay, Felicien rero ni umwe mu banyeshuri barihiwe na leta y'u Rwanda binyuze muri gahunda ya bourse. Bourse ni yanguzanye igenerwa abanyeshuri biga muri kaminuza barihirwa na leta. Felicien, baguhaga ngahe ku kwezi? Nahabwaga 25,000. Warangije mu 2018 umaze gufata nkangahe? Ubwo no kuvuga ko baduhaga 25 nkubye kane, ubwo yaba ari nka miliyoni. Ariko ukubye kane? Uvuga ngo nizi imyaka ine. Donc no kuvuga ngo bourse batanga 25,000 buri kwezi. Wakubona amezi 10 ni 250. Ubwo nakubona kane namaze muri kaminuza ni miliyoni. Ariko Minerval ntago irimo, kuko Minerval yo ndibuka natangiye mu wa mbere bavuga yuko ari 600, ariko bagenda bazamura. Twaje kugera mu wa kane noneho turkwishura 950 hatarimo ayo mafaranga yo kurya azwi nka bourse 25,000. Donc no kuvuga ngo dufatiye nko kuri 600 yaba ari miliyoni 2,400. Ya hanyuma ukongeraho miliyoni ya bourse bikabe 3,400. nshobora kuba ndimo hagati ya miliyoni 3 n'igice cyangwa miliyoni 4 gutyo. Ubwo rero dufatiye kuri 600 tutangiye ayo 900 nawasoje mwishyura, twavuga ko ubu ngubu ushobora kububereyemo leta umwenda wasaga miliyoni 4 kuzamura. Ya ni guki ibintu bimeze. Urumwe mu bantu babereyemo leta umwenda. Ya niko bimeze. Sasa rero mu minsi ishize umwe mu bayobozi bashinzwe uburezi muri BRD ari nayo banki nyarwanda itsura amajyambere ishinzwe ibijyanye n'ibyo bya bourse, yavuze ko bagiye kubishyuza ku ngufu. Azo nsoma ikinyamakuru bwiza.com, ariko nacyo gikotinga ibiganiro yagiranye na Radio Rwanda. Warishyuye cyangwa nawe itegeko rigiye gusohoka jyankondana? Ariko noneho hari igitekerezo naje kugira ngo mbe nabivugaho. Warabikurikiye? Ariko narabikurikiye ko bagiye kujya bishyuzwa ku ngufu. Narabikurikiye. Ariko ubundi mbere yo kuduha igitekerezo urabivugaho iki ibijyanye no kwishyuza? Mbere na mbere ubundi ngiye nashima nuza leta yacu kuri politike nziza yashyizeho kugira ngo itekereze abantu bari mu cyiciro cyo hasi nk'abakene, kuko ntabwo twari kugira amahirwe yo kwiga ngo tube twarangiza na kaminuza. Ni politike nziza ngewe nshima yo kuba baradufashije, kuko nibwo buryo bwagombaga kuba bwamfasha nkiga nkurikije ubushobozi bwo mu rugo no kuba nta babyeyi mfite, ndi umwana w'imfubyi n'ibindi bibazo bitandukanye. Ntabwo nari kugira amahirwe yo kuba nakwiga ngo mbe nageza kuri uru rwego uyu munsi, mbe mfite lisanse mu mateka na politike. Ntabwo mba mbifite. Ni ikintu nshima cyane leta yarakoze. Ariko ari nayo mpamvu ngiye mvuge ni noneho wenda nk'abantu twarihiwe ubundi ntabwo twagakwiye kwishura. Nk'umuntu ufite ubundi ubumuntu ntabwo yagakwiye kwanga kwishura inguzanyo yahawe mu gihe yanamugiriye n'akamaro. Yagakwiye kuyishyura, kuko leta yacu kubona amafaranga nkanjye ndabikurikirana ndabizi. Hari amafaranga aba yaje nk'ubwo aba yaje kugira badufasha, ariko ashobora kuba yaje mu nkunga, imisoro y'abanyarwanda nabo nshimira aba yaje avuyemo no mu bundi buryo butoroshye. Ariyo mpamvu nanjye mvuga ini igitekerezo cyo kwishura ndagishigikiye cyane, bakishyura kugira ngo amafaranga noneho afashe barumuna bacu bari hasi nabo bagende bazamuka, iyo politiki igumeho, nabo babone uburezi. Kuko iyo igihugu gifite uburezi bwiza ni naryo terambere ry'igihugu. Ariyo mpamvu nanjye mbyemera gutyo. Ariko noneho ikibazo gihari nyamukuru gituma abantu benshi cyane turi hanze hari tutishyura, nanjye ndimo, cyaba cyaratumye ngeze iki gihe ntari nishyura. Kuva narangiza nta kazi nabonye. No kuvuga ngo mu gihugu cyacu hari ikibazo cy'ubushomeri, nta kazi nabonye, nagerageje gushakisha biranga. Noneho rero muri ubwo bushomeri
nicyo cya mbere cy'ibanze cyatumye ntishura. Njye nanumvaga yuko uretse no kuvuga ngo wenda bashobora kwishura niba ari 8 cyangwa 11% niba nibeshe, umuntu yakwishura na kenza akagira vuba kugira ngo iyo nguzanyo igere no ku bandi biramutse bishobotse. Ariko noneho dufite ikibazo cyane cy'ubushomeri kubera ko abantu benshi twiga, hari igihe usanga twarize ibintu bidasaba kwihangira imirimo, cyangwa se ugasanga n'abandi wenda bize bariga gushaka akazi ntibiga kugahanga, ku buryo usanga wenda niba nkanjye wenda narize nk'ibintu binsaba kugira ngo mbone akazi, n'undi nzi wize niba nagakwiye kujya wenda kumusaba akazi ngo amfashe, nawe akambwira ati twese turi kimwe, burya ntago twese ni ukujya ku isoko gushaka akazi, nanjye nta bushobozi ni ugushakisha. Ugasanga ati wenda reka wenda mvuga ntanga nk'urugero wenda nk'abantu wenda wiga amasiyansi, niba wenda nk'umuntu yiga shimi, jya mvuga ngo wenda nibura yagakwiye gusohoka uretse no kuvanga agiye gushaka akazi ngo yigishe shimi, wenda agakora nk'amasabune cyangwa agakora nk'ibindi bintu biva muri ubwo bumenyi afite. Ariko kugira hanze ugasanga nabo barakubwira yuko ibyo bintu wenda bashobora kuba babyiga mu buryo bwa teori, pratique wapi, uretse kuzongera bagasubira ku isoko bakagira gute bagashakisha akazi. Urumva ni icyo kibazo ntabwo biba byoroshye cyane. Noneho ngewe naje gukurikirana neza, ndeba igituma abantu benshi cyane badafite umuhate n'imbaraga zo kuba bakwishyura. Mu gihugu cyacu dufite ibyiciro, ngewe nakoze nuza classification cyangwa se nkabikategoriza ko twaba dufite nk'ubushomeri, nge nashyira mu byiciro bitatu. Donc hari icyiciro cya mbere cy'abantu bari mu kazi ariko nawe ari abashomeri. Icyiciro cya kabiri ngewe uko mbibona cy'abashomeri ni abantu bari mu kazi ariko bahora baganya yuko umushahara wabo ari muto, bikaba byica n'akazi bakora. Noneho icyiciro cya gatatu ni icy'abantu harimo abize bakarangiza kwiga ariko bakaba badafite akazi, ndetse n'urubyiruko rwinshi cyane njya mbona wenda rutagize amahirwe yo kwiga ariko nagwo rukaba ruri hanze rudafite icyo rukora, kandi wenda icyo rwagakwiye kuba rukora gihari, ko rufite amaguru n'amaboko n'umutwe bikora neza. Mpereye ku cyiciro cya mbere rero cy'abantu mvuga ko bafite akazi ariko bakaba nabo mbabara nk'abashomeri, biterwa njye nk'uko mbibona muri classe sociale nshobora kubashyiramo muri icyo cyiciro cya mbere, aho usanga umuntu arahembwa wenda nk'ibihumbi 500 cyangwa 800 ku kwezi, ariko afite nk'abana 3 cyangwa 4 arihira amashuri, kuko buno hariho amashuri ameze nk'aho ari mu byiciro. Ugasanga umuntu aravuga ati ngewe wenda niba ndi meya cyangwa ndi gitifu gutya ntabwo nshobora kujana umwana wanjye hariya, ni ukuvuga akavuga ati ubwo hari amashuri ahenze, ku buryo usanga ya mafaranga akorera akenshi ayashora he mu bintu muri education. Ugasanga noneho n'ubundi ukwezi gushira cyangwa umwaka umwe 2, 3, 4 byitwa ko ari mu kazi ariko nta mafaranga afite, ku buryo umubwiye uti donko akazi wakoze wagakwiye kuba wenda ufite kontra y'imyaka 5 cyangwa 10, warashoboye kuba wavamo ukajya kwihangira umurimo, cyangwa se waraguzemo nk'imitungo ifatika ishobora kugufasha muri kwa kwihangira umurimo kwawe. Noneho warangiza ukaba wagira n'abashomeri bamwe uhereza akazi, mu gihe wenda hari n'undi mushomeri nawe wagusimbuye akajya muri ka kazi wakoraga. Uwo muntu nawe ugasanga ariho aganya, noneho anavuga yuko uramutse avuye mu kazi byamubana ibibazo. Ariyo mpamvu usanga abantu bamwe bari mu kazi ariko ugasanga ntibakora neza serivisi bari muri, ngo bavuze ko hari bubere fomu ejo bashobora kumvanaho bimeze gutya na gutya abana banjye niki. Ni ukuvuga ngo nge mba numva ko mu rwego rwo gukemura icyo kibazo, cyo kugira ngo dukemure icyo kibazo cya mbere cya classe ya mbere y'abantu bitwa ko bari mu kazi kandi batakarimo, nuko twakemura ikibazo wenda etape ya mbere wenda y'uburezi. Donc abantu noneho bakajya bakumva yuko bashobora kwiga hamwe. Ikindi cya kabiri, n'abari mu kazi nabo ubwabo bakeneye amahugurwa, inyigisho mu gukoresha neza amafaranga bahabwa. Nyuma yaho noneho bakanumva yuko akazi bakora hakabaho contract ibaho, avati wenda ni imyaka 5 cyangwa 10, akumva yuko atari ubukonde, yagakora mu gihe runaka akavamo akajya gukora ibindi. Noneho nsoza kuri iyo nuza, hari akana abantu bakunda kuvuga ngo none umuntu
hari abantu bajya bancaringa bavuga ngo none umuntu yari amaze kugira experience wowe uravuga ngo nave mu kazi. Donc twiga icyo bita patriotisme. Patriotisme ntago ari ukuvuga ngo umuntu azagaragare yuko afite patriotisme kubera ko ari mu kazi. Ushobora no kuba utari muri ako kazi, wagiye muri izo business zawe, kontra yawe yararangiye, ariko ukaza gutanga umusanzu mu kubaka igihugu, wenda habayeho nk'ikintu nge nakita nk'akanama ngishwa nama muri domaine zitandukanye, niba wari umuganga, niba wari meya, niba wari gitifu, bavuga uti reka dukebure bari abashya bagiye mu kazi, bere kutuzambiriza, bere kuzakora nabi ngo bakorere nabi igihugu cyacu, mu rwego rwo gukemura ibibazo, hazamo na ya patriotisme, za ndangagaciro nziza bafite. Noneho rero nuza faze ya kabiri y'abashomeri ngiye ukumva bona niba faze ya kabiri y'abashomeri ni bano bantu uzumva bahora barira, abaganga, abasirikari, abanuza, abarimu bati dufite umushahara mukeya. Mwarimu ukumva wa segonderi hari abo tuganira ati durahembwa 5, ugasanga ni amafaranga makeya. Uwa primaire wati ni 50. Noneho iyo uganiye n'umwarimu wa primaire akubwira ati mu bihumbi 50 nkorera, iyo ahantu mba wenda mvanye mu 10,000 cyangwa 20 yo gukodesha inzu, 30 nsigaranye kuyahahisha, ashobora kuntunga icyumweru cyangwa 2. Icyo gihe rero kuba nshonje ntago nshobora kujya mu ishuri ngo nigishe. Ubwo ibyo nabyo bituma uwo muntu kumubwira ngo azagire kontra nyuma azave mu kazi ajye kwihangira umurimo bidashoboka. Ayo mpamvu wumva wenda ari cyo kintu nge mvuga ni niba twiga wa mugani gushaka akazi kuruta kugahanga, ntago ari byiza ko umuntu asazira mu kazi ngazagira ngo yasinye kontra ya burundu, yitwe mwarimu, yitwe muganga igihe cyose. Nuvuga ngo umushahara wabo ngiye uko mbibona wagakwiye kuzamuka. None uhembwa menshi, niba uhembwa nka 2,000,000 ukamanuka wenda ugahembwa nka 1,000,000 cyangwa 800,000, twese dukorera igihugu, ni naho dusarura. Ukorera nuza uhembwa wose nkana kazamuka wenda agahembwa nk'igibiri, noneho mu rwego rwo kwiyubaka kugira ngo bose bazave mu kazi bagira gute, bajya gushakisha bihangira ya mirimo. Akenshi iyo uvuze ngo abantu bagahembwa yabavuye kuri aya, barakubwira ngo ayo mafaranga yo kubahemba yavahe? Amafaranga yo kubahemba uhembwa menshi we ayakurahe? Nicyo kibazo nanone nibaza. Donc ni ukuvuga ngo ugiye no muri comparaison wenda yavahe nyine uhembwa urukumva yavahe ayo mafaranga yo kubongeza. Donc ni ukuvuga ngo uvuga ngo we avahe avahe ubwo aho yava wowe. Ngewe uko mbibona aho yava, ni ukuvuga ngo habaho kuringanyiza imishahara. Donc navuze ko umuntu ashobora kwigomwa bakabyigaho, abakereya amategeko ajyanye n'ibyo by'imishahara, bakagabanya uhembwa nka 2,000,000 cyangwa 3 kubyo ashobora kumanuka wenda agahembwa nka 1,000,000 cyangwa 800,000, noneho uwasengana akazamuka bagasaranganya. Donc noneho kugira ngo babashe kuba mu kazi bose banyugwa. Niyo ukoze nuza comparaison n'ibindi bihugu, ujya wumva abantu bavuga bati twebwe ushobora gusanga rwose uhembwa menshi, ahembwa niba ari ibihumbi wenda 50, wa make yari guhembwa nibura 35. Donc bese ukabona imishahara ntago isumbanye cyane. Nk'ubu ngubu wenda njya nganira rimwe na rimwe n'abarimu bakambwira ati guto nk'umuntu w'umurisansiye wigisha muri segonderi ahembwa ibihumbi nibura ayo bakira mu ntoki ngo ni 150. Hari wansobanura ati ubundi batwarikira ko ari 220 ariko ni 150 twakira. Ni gute nshobora kuba mpabwa ibihumbi 150 ku kwezi, najya kumva nkumva undi wenda ufite AD mu nteko ishinga amategeko ari umudepite ari guhabwa 2,000,000. Donc urumva yigishanya imbaraga nkeya. Niyo mpamvu navugaga nge mvuga ini iyo balance y'umushahara yagakwiye kubaho. Noneho hakabaho na balance y'iki ikijyana amafaranga cyane cyane ya bwaburezi kuko abantu benshi cyane usanga arimo bemvestisa, nibura hakabaho icyo gihe hazazamuka icyo twakita quality education. Noneho ukuntu twese twabona quality education ku bana bacu, none ugasanga babandi bavuga bati amafaranga tuyaspendinga muri ibi nibi, bakaba babona uburezi bumwe ku buryo bashobora no kwizigamira nyuma yo kuva ku kazi ya kontra yabirangiye, bakajya kwihangira imirimo
bakajya kwihangira imirimo bagatanga n'akazi ku bantu batagafite. Noneho donc mvuga kuri phrase ya gatatu y'icyiciro cy'abantu bo b'abashomeri tutari harimo n'abantu barangije kwiga amashuri badafite icyo gukora, ho navuga ko abantu barangije kwiga bo badafite icyo gukora bashobora kwihangira umurimo bidasabye igishoro kigari. Hakabaho ibigo bitanga amafaranga bidasabye inguzanyo ihamba, bidasabye nuza ihambaye ingwate, bakaba bakorohereza mu kubona ingwate ku badafite ayo mafaranga. Noneho ku bantu batigeze abantu batize bo mbona yuko ikibazo cyabo baborohereza mu gukora udushinga duciriritse. Nk'ubu ngubu abantu bavuga bati hari iyo ukereye agashinga gatoya barakubwira ngo ntago byemewe, ntago dusora, ntago twagakwiye kuba dushaka amazu tugakoreramo, amazu akodeshwa cyangwa se mu isoko, kandi ukabona bisaba igishoro gihambaye. Njyewe niyo mpamvu mvuga ngo nibura bakorohereza urubyiruko bino twita twe nko kuzunguza bakaba babikora. Noneho niba ibikorwa byabo rimwe na rimwe bizana nk'umwanda, bakaba bagira gute, bakaba babashyiriraho amafaranga bagomba gutanga y'isuku. Nibura buri muntu w'umuzunguza yaho kugira bamufate nibura bamutwarira ibintu, ahubwo bakamubaza niba yaratanze ikarita imwemerera kuba akora ku kazi. Nibura buri wese bakajya bamucaginga amafaranga 500. Numva ko ikibazo kijyanye n'ubushomeri mu rubyiruko, mu nzego mu rubyiruko ndetse n'abo bantu bafite ubushomeri bwihishe tuzi yuko wenda bari mu kazi, cyagenda gikemuka muri ubwo buryo. Noneho ipfundo rya byose n'abo bafite akazi bakumva yuko gusimburana mu kazi, bamwe bakavaho hakajyaho abandi, babandi bafite experience bakaza bameze nk'abarimu ku bwitange kubera gukunda igihugu, patriotisme. Donc ikibazo cyagenda gikemuka muri ubwo buryo, iterambere rikagenda rizamuka. Noneho natwe tuba twarize tukarangiza ntitubona akazi, nshobora kuba ntabonye ako kazi ariko nafata 50,000 nkabizunguza, nkaba nshobora kubona amafaranga make, kavuge nibura nzajya ndishura kuri ubu bumenyi leta yamaye nkaba ndi gukoresha. Nubwo wenda ntari kubona amafaranga afatika, ariko nibura nshobora kuvuga ni njyewe nshobora gusaba konti ya BRD nkajya ntangaho nibura 5, 10, 20 gutyo, bikazarangira nibura wenda n'inguzanyo nahawe kugira ngo mbashe kwiga nyishoje. Okay, nari ndimo mvuga kuri nuza ku buryo ikibazo cy'ubushomeri cyakemuka kuri faze ya gatatu. Ngiye uko mbibona nuko aba bantu barangije kwiga badafite akazi, ndetse n'urundi rubyiruko rutagize amahirwe yo kwiga ruri hanze rudafite icyo rukora, nuko rwakoroherezwa mu kubona amafaranga credit kugira ngo babone igishoro babashe kwizamura, ku buryo bashobora no gutangiza amafaranga make, business wenda y'150 se, nayo ikaba yaba igishoro cya business. Kuko akenshi buno muri iyi minsi kugira ngo ukore business biba bisaba kugira ngo ufite ahantu ukorera hazwi, nibura nko mu isoko, inzu kodesha se, ibyo bintu nibura barebe niba bakorohereza urubyiruko. Noneho umuntu niba ashoboye no kuba yabitemberana abikore. Ahubwo noneho naganiye n'abantu benshi cyane b'abazunguzayi baravuga ngo ikibazo ni impamvu babafata nuko babashinja kudatanga imisoro rimwe n'abandi bantu cyane mu isoko, ugasanga bakora mu isoko baravuga ngo aba bantu baradutwara icyashara. Ahubwo ngiye nkavuga ngo niba ikibazo ari icyo ngicyo, nibura niba bareke bakore, ahubwo babahe udukarita. Kuko umuntu ashobora kuba atakorera mu isoko yashoye 50,000 cyangwa 40, ariko aramutse afite uburyo abishyira ku gatebo nk'imineke n'izindi mbuto, nibura akaba yafata agakarita bakaje bamucaginga nibura nk'amafaranga 300 cyangwa 500 ku kwezi, ariko bakamureka gakora. Hanyuma Felicien, twahereye ku bibazo bya buruse no kwishyura. We wigiriye mu bashomeri n'ibiki? Impamvu nagaragazaga yuko muri abo bashomeri baramutse babonye icyo gukora bagakora, bajya bishura, atari ngombwa ngo babanze babona akazi ka leta kari contract kari officiel. Hanyuma hajemo ijambo ngo kubishyuza ku ngufu. Ku ngufu
byo ntabwo byoroshye cyane njye uko mbyumva. Ku ngufu urumva bisobanuye iki bwabyo bisoundinga biti? Donc ngewe iyo bavuze ngo ku ngufu ubwo ndumva wenda ko bazajya baza bakareba aho umuntu wese barihiye aherereye, none wenda bakaba bafatira icyo akora. Gusa ndemeza yuko wenda hari nabo basanga ntacyo bashobora gufatira, ahubwo nge nkatanga uburyo bwo kugira babone babaha amahirwe y'icyo gukora, noneho bajye babona aho babakata amafaranga yo kugira ngo babashe kwishura. Reka dusoreze ku bahawe iyo nguzanyo ya buruse bakiga minervari ndetse n'amafaranga abunganira mu bijyanye n'ibyo kurya n'amacumbi, ariko bafite akazi batarishyura, banze no kwishyura cyangwa se badashaka kwishyura, bo ubavugaho iki? Abantu nk'abo ngewe nkurikije ngewe uko mbyumva ndumva abo bantu baba ari nk'ababihemu, kuko nawe ashobora kukubwira ko niba atari ukwirengagiza cyangwa kutamenya amakuru y'uko yagakwiye kuba yishyura, ashobora ariko kuba ari muri cya cyiciro wavuze cy'abahembwa batishimiye, babona n'uwo bahembwa utagejeje ku byo bakeneye mu buzima. Uramufata nka bihemu gute? Aho naho mugari niho hari habonetse ikibazo, uretse ko nari nagaragaje mu kanya nsobanuriye kuri feze ya mbere y'abashomeri byitwa ko bari mu kazi kandi batarimo. Ni ukuvuga ngo abanyarwanda twige kubaho mu buzima bujyanye n'uko twagakwiye kuba turiho. Umuntu donc urasanga ahembwa ibihumbi 500 700, ariko usange afasha abana be, hari ikigo kiri hejuru, hari ibigo biratandukanye by'amashuri, uburezi burahenze, ugasanga niho yabajyanye. Niyo mpamvu navugaga nibura abantu bose nibabaha amahirwe, nibashake buryo ki bateza imbere umwarimu azamuke, noneho babana bose bazabonera uburezi hamwe. Wa muntu naba arimo yishura amafaranga make wenda mu burezi, azagira yasagura abashe kurangiza ya kontra ye, ajye kwikorera, namara kwikorera abe yatanga akazi ku bandi, noneho nawe yiteza imbere. Reka tukugaruke, umaze imyaka 4 urangije kaminuza, uravuga uti akazi wabonye kaguhembye amafaranga menshi, kaguhembye ngahe? Karakigiye kingana iki? Akazi nabonye kampembye amafaranga menshi. Ubwo na akazi cyangwa ni kiraka? Cyari ikiraka kamaye 500, ariko kwari ukwezi kumwe. Kwari ukwezi kumwe, cyakoze yaramfashije cyane kuko nasubiye kwiga ibintu by'uburezi, aramfasha nza no kubirangiza. Ni ukwezi kumwe. Nta kandi kazi urabona cyangwa ikindi kiraka kuva icyo gihe? Icyo gihe nta kandi kazi ndabona uretse wenda professional internship nabonye muri Rarike bamasenkani, urumva n'amafaranga make cyane. No kuvuga ngo muri iki gihe mbese ikibazo cy'ubushomeri ntago cyoroshye. Nge natangaga noneho uburyo cyakemuka, ko abantu bagomba kumva yuko hagomba kubaho kontra, kuko niba twese twiga wa mugani gushaka akazi hakabaho kontra y'igihe runaka, nkavuga ni nzakavamo njye mu bindi n'undagemo, noneho nze mufashe. Apana kuvuga ngo njye mbonye akazi ubwo ngo nzasaza nitwa mwarimu, nabaye meya njye bizagera igihe izina nitwa, niba nitwaga Musabyimana riveho nitwe meya birangire gutyo. Ni gutyo njye mba mbyumva. Ubona hari aho bihuriye n'ihungabana no kwiyahura kw'abantu? Bifitanye isano cyane. Ngendeye kuri ya raporo muri iyi minsi nigeze kubona ngo yuko abanyarwanda benshi batishimye byahura cyane, kuko ni ukuvuga ngo niba wenda narize mvuge nibingibi nibyo bizantunga ubuzima bwanjye buzamuke, warangiza ukabura ka kazi, ukabura ukubaho, kuko education mu Rwanda irahenda. Education irahenda. Niba utangiye primaire secondaire hari icyo usohora, ujya kurangiza nta kintu usigaranye. Iyo rero ugeze urangije none ukabura akazi, donc ubuzima buragucanga cyane. Merutse hari umuntu uherutse kunganiriza nyereka umuntu w'umusore wize uburezi, yagakwiye kuba ari mwarimu, ngo asigaye buno atwara umucanga, ariko umusiga ngo ni gute umuntu warangije kaminuza atwara umucanga, noneho ngiye yarangije aje kunywa za Musanze. Ngiye mvuga ngo umuntu abana agendana nabo za Musanze ni iki? Donc za Musanze nizi nzoga zitameze neza, zigura 200 na 300, zangiriza buno basigaye bita ngo ni dundu ubwonko. Donc ni ukuvuga ngo niba umuntu amaze imyaka 2 3 4 akora akazi nkako, yararangije akabura icyo gukora, akabura icyerekezo, akagenda akiyasosiya na ba bantu bakora akazi nkako ngako ko gutunda umucanga,
bikarangira donc umuntu mugendana niwe uba nkawe. Niba bavuga ati iyo tumaze gutwara umucanga kugira tugire ka courage nuko tunywa aka kayoga kitwa musazinzi cyangwa dunda ubwonko, donc tukarya n'ikijumba, twarangiza tukanywa amazi. Nawe ntagarajya kubavamo kuko nabavamo ntabwo bazongera kumuhikiraka, baranabona ko hari umwirasi kwa adashaka kuba nkabo. Icyo gihe yishyize hamwe nabo, ni mwarimu w'ahazaza yarangije kaminuza. Ese uribaza ko uwo muntu yaje gukora ubundi ikizamini akagitsinda? Ese uwo muntu ni gute ashobora kuzishura za miliyoni leta yamutanzeho 3 cyangwa 4? Ni ukuvuga ngo urebye yatangiye kwiyahura. Noneho njye ndibaza nkavuga ngo ni ukuvuga ngo leta izasanga yarahombye ibintu n'abantu. Ni ukuvuga ngo niba ufashe niba kaminuza y'u Rwanda isohora hatarimo amaprive ibihumbi wenda 5 cyangwa 8 buri kwezi, nta research nakoze ngo wenda nako ku mwaka ku mwaka, noneho abantu nibura bangana na 300 cyangwa 800 akaba aribo babona akazi, ibindi bihumbi wenda nka 3 cyangwa 5 bikaguma mu bushomeri. Urumva nibura ufasha miliyoni 3 cyangwa 4 ugakuba na bya bihumbi 7 biri ku ayo mafaranga, ugakuba nibura n'imyaka 10 cyangwa 15, urumva ayo mafaranga ukuntu agenda atikira. Birutwa nuko bahindura strategy bakavuga bati se aya mafaranga eske niba uburezi tububona ntibugire umusaruro twabujyana mu bindi, bakaba bayashyira mu mafaranga mu bindi, abana bakabahereza orientation y'ikindi kintu. Ikindi ngenda avuga ngo niyo mpamvu uburezi duhabwa bube bumwe. Nukuvuga ngo nibuba bumwe kuko buriya icya cyiciro cya mbere navuze kibona amafara kiri mu kazi ariko kitakarimo, gifata amafaranga gikora nubwo twita kari menshi, ugasanga wenda baguramo imodoka zihenze, icyo cyo wenda tukiveho, agafata n'umwana wakamwohereza hanze, donc umushahara bikajya bihwana. Wamubwira uti rwose uzubahirize contrat uveho hajye hundi nawe ubona ugasanga afite ihungabana, donc ugasanga abanyarwanda bose bafite ikibazo. Ariko turamutse twumvishe yuko twese turimo tubona uburezi bumeze neza, ho navugaga ni nibura uhembwa miliyoni 2 yamanuka agahembwa wenda nibura nka 800, uhembwa 50 akazamuka akagira 120, icyo gihe yaba na motive yo kwigisha neza. Noneho na wa wundi wafataga umwana akamujyana hanze akamurekera mu gihugu kuko yizeye uburezi bwaho buri kuhatangirwa. Noneho mu myaka iri imbere twaze exporting abanyabwenge, donc niba umuntu atabonye akazi mu Rwanda akajya kugashaka hanze, ibyo bintu biba bishoboka. Uvuga ngo niba abakozi nitwaye, ariko se noneho wa mugani niba hari inkuru zikwiswa zivuga ziti abantu barangiza nta burezi bufite, nta reme ry'uburezi bafite, turasohora iki? Donc niba abantu mu gihugu nta badashoboye kuba bakorera n'igihugu, akavuga ati se reka niga ese nakigwa njya hanze ngo bucake y'akazi, turasohora iki? Nanashima ubushize twigeze kugirana ikiganiro ndavuga ngo nibura bibaye byiza u Rwanda icyo gihe rwari umeze nkaho ruri close buno ruri open, njye navuga ni nibura boroheza abantu basohoke bajye gushakisha babe bakora ubucuruzi n'iki, byagenda byakoroshya, noneho abantu bakaba bose bagira ku iterambere. Nicyo kintu nari ndimo nge nifuza. Turagushimiye cyane Felicien. Murakoze cyane namwe, Imana ibahe umugisha.